biranga umuntu w'Imana icyambere n'abantu bigirwa bwenge babandi bazi kubisigiriza umunyu n'urusenda. Icya gatatu uzahunge ujye uhunga ibyo ngibyo. Mwana umukozi wawe umuntu wawe wundi ukoresha mwana. Haleluya, turabasuje bene data nshuti bavandimwe. Murasuzwa na Apostle Nizeyimana Theogene kuva muri Applicable Foundation Ministries. Dukorera hano i Kigali Kabuga, aho niho dukorera. Bifurije amahoro y'Imana mwese abadukurikira kandi badukunda. Natwe turabakunda mu izina rya Yesu, twifuza amahoro y'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome urwandiko rwa mbere intumwa y'Imana Paulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho 6 umurongo wa 11 n'uwa 12. Aravuze ngo ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, aho gukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. 12 ujye urwara intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Yesu ashimwe. Paulo yandikira umuhungu we Timoteyo mu kwizera nk'umwana yabyashe agakiza. Aramubwira ngo weho ujye uhunga ibyo, ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Yamubwiye amagambo menshi cyane. Haleluya. Now tugiye kuganira ibintu bine bigaragaza umuntu w'Imana cyangwa umugabura w'iby'Imana cyangwa umuntu uri ku rwego rwo kuba umuntu w'Imana. Imana ishimwe. Tugiye kubiganira mu bice bine, etape par etape. Etape ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ndetse n'iya kane. Ibyo bintu ni ibi. Ibintu bine biranga umuntu w'Imana. Icyambere, umuntu w'Imana agira ibyo ahunga. Iyo ni point number 1. Ni icyambere tugomba kuganiraho, n'icyo umuntu w'Imana ahunga. Icya kabiri, umuntu w'Imana agira ibyo akurikira, ibimuraza ishinga, agira ibimushishikaza, nabyo tuzabiganiraho. Icya gatatu, umuntu w'Imana agira icyo arwanirira. Icya nyuma, umuntu w'Imana agira ibyo yizera. Imana ishimwe. Njyewe nafashe nk'amahame yo mu bwami, amahame y'umuntu w'Imana agenderaho. Rero tugiye kuganira ku kintu cya mbere, aricyo umuntu w'Imana cyo kugira ibintu ahunga, agahunga akiruka. Kubera iki? Kuki tugomba guhunga? Nshuti z'Imana, iyo tudahunze umwanzi aradufata akadusubiza iyo twavuye, cyangwa akaturya, cyangwa akatwica. Rero ntabwo ibintu byose batega agahanga, ahubwo ibihugu ibindi barahunga. Haleluya. Icya mbere agomba guhunga ni iki? Ni ubusambanyi. Umuntu w'Imana agomba guhunga ubusambanyi. Imana ishimwe. Nusoma mu Bakorinto ba mbere ibice
6:18 hari amagambo avuga ko umuntu w'Imana wese wahamagariwe gukorera Imana iyo ageze ku busambanyi arahunga. Ntabwo wava ufite imbaraga zishobora kugufasha gucika cyangwa kuhaguma gutsinde, oya, ahubwo urahunga. Avuze ngo iki? Abakorinto ba mbere 6:18 haravuze ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Bantu b'Imana, man of God, woman of God, turagomba kuzibukira, turagomba guhunga ubusambanyi. Imana ishimwe. Iyo umuntu w'Imana abona ubusambanyi bumwegereje, akabona ikimukurira mu busambanyi, akabona ikintu kigiye kumwatakinga, ntabwo adiringa nacyo, ntajya mu biciro nacyo, ntabwo agitokesha, ahubwo aragihunga. Mureke duhunge. Imana ishimwe. Icya kabiri umuntu agomba guhunga, mu Bibiliya ivuga, iyo usomye mu Bakorinto ba mbere n'ubundi ibice bya 10, turasoma ku murongo wa 14. Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 14. Cya kabiri cyo guhunga ni ugusenga ibishushanyo. Haravuze ngo nuko rero bakundwa nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Niko havuze, kuramya ibishushanyo cyangwa worship idols. Ikintu cya kabiri abantu b'Imana bagomba guhunga ni ukuramya ibishushanyo. Bibiliya iravuga ngo mu Kuva ibice bya 23 cyangwa wa 2 haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremeshanyo kibazwe cyangwa igisa n'amazi yo hejuru cyangwa hasi ku butaka, kuko ndi Uwiteka ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base. Iyo uramye igishushanyo, cyaba igishushanyo gisanzwe cyangwa ikindi kintu cyose cyasimbuye Imana mu mutima wawe, nacyo ni igishushanyo. Ndagira ngo wicekinge, wigenzure, wirebe ko nta kintu cyasimbuye Imana mu mutima wawe. Icya gatatu ni inyigisho mbi, inyigisho z'ibinyoma. Nidusoma muri Timoteyo wa mbere ibice 6:20. Timoteyo wa mbere ibice 6:20 haravuze ngo Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hari inyigisho zidakwiriye, zidafite umumaro. Hari n'abantu b'ingirwabwenge, babandi bazi kubisigiriza umunyu n'urusenda, babandi bazi kubishyira ku murongo, barangiza ukagira ngo barimo baravuga ukuri, kumbe barimo barabesha. Pawulo abwira Timoteyo ngo mwana wanjye, abo bantu uzabirinde, abo bantu uzabajye kure, ayo magambo uzahunge, kuko nawe baguhindura. Imana ishimwe. Icya kane umuntu w'Imana agomba guhunga ni abigisha babi,
nusoma Timoteyo wa kabiri ibice 3:15, Timoteyo wa kabiri 3:15, hari amagambo meza avuga ngo Timoteyo wa kabiri 3:15, sorry mumbabarire. Haravuze ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite imukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Amen. Umuntu w'Imana agomba guhunga abigisha babi. Ndagira ngo wumve icyanyuma cyo cyagusorezaho. Umuntu w'Imana agomba guhunga irari rya gisore. Imana ishimwe. Nabyo turabisanga muri Timoteyo wa kabiri ibice byaho 2 umurongo wa 22. Haravuze ngo nuko uhunge irya gisore, aho gukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Amen. Ndashaka gusubira muri ibintu mbere yuko nsenga. Icya mbere, umuntu w'Imana agomba kwiruka agahunga ubusambanyi. Icya kabiri, agomba kwiruka agahunga kuramya ibishushanyo. Icya gatatu, inyigisho zipfuye. Icya kane, abarimu b'ibinyoma. Icya gatanu, irari rya gisore. Nshuti yanjye, mu mama papa nkunda, aho uzabibona uzahunge, ntuzatega umutwe, ntuzajye gutokesha. Bibiliya iravuze ngo uzirukanke. Pawulo abwira umwana we ngo uzahunge, ujye uhunga ibyo ngibyo. Ndagira ngo dusenge, tuzakomeza ku cya kabiri niba icyo n'umuntu w'Imana akurikira. Haleluya. Ndagira ngo usengere Imana ahure. Mana mu izina rya Yesu, ndasengera umugabo n'umugore umurikiranye mu izina rya Yesu. Mwana umukozi wawe, umuntu wawe wundi ukoresha mwana kugira ngo mu gihe nk'iki cy'ubuhenebere umuhe imbaraga zo guhunga, ahunga ubusambanyi, ahunge data kuramya ibigirwamana cyangwa kubisenga. Mwami Imana, ahunge inyigisho mbi, ahunge abigisha b'ibinyoma, kandi ahunge rya gisore. Mwana, reka akorere mu mbaraga, akorere mu buntu bwawe. Mwuka wera mukoreshe, uhagararane nawe kandi ubane nawe, ikiganza cye kimubeho mu izina rya Yesu. Amahoro n'amahoro Mwami, kandi ibyo yifuza bibibonere mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane. Shalom shalom.